Uyu munsi turaza kuganira ku ntwaro isi yibitseho muri aka kanya ku buryo zishobora kwangiza isi mu buryo budasanzwe. Niba utarakora subscribe, banza ukore subscribe kuri YouTube channel yanyu Shafi Entertainment, tubagezeho ibintu ku buryo bwiza kandi bunanonsoye. Tudatinze rero, ni ibitwara 10 tugiye guhera kuri buri kimwe tugenda tubabwira ukuntu kimeze n'ibyo cyagiye gikora ndetse n'ibyo kizakora nyine kiramutse kibaye kirashwe. Ibisasu bya mbere babyita nuclear missiles cyangwa se ICBMS. Izi ICBMS ziboneka mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza cyangwa se United Kingdom. Ibisasu rero bishobora kwangiza hafi umujyi wose, buriya bigafata nk'umujyi wenda wa Bangkok bukagenda wose bukawushyira hasi ku buryo bworoshye cyane. Imijyi minini ubungu icyo kisasu kiramutse kirashwe nko mu gihugu cy'u Rwanda gishobora gufata igihugu cyose kikagishyira hasi. Rero ibisasu biri mu bwoko bwa Ballistic missiles, misile zishobora kuraswa ahantu kure cyane. Iki gisasu gishobora kuraswa mu birometero birenga 10,000 cyarangiza kikagera aho hantu mu minota mike cyane, kikaba cyahangiza kikica ubuzima bw'abantu bagasigara basheshwe cyane ku buryo nta n'agace k'umubiri wabo ushobora kuhasanga, kubera ko iki gisasu gifite uburyo buhambaye cyane bwangiza, ko gikozwe muri bya bindi nyine bita ama SBMS. Abantu bumva ibintu by'intambara cyane cyangwa abasirikare hano baba babyumva cyane. Ikindi gisasu bakita Tizar bomb, ubundi mu mateka avuga ko ari cyo gisasu gihambaye cyane ushobora kuba cyarabayeho ku isi. Iki gisasu kiboneka ubundi mu gihugu cy'Uburusiya honyine, aho usanga nyine baza kuvuga ko iki gisasu gishobora kwangiza mu buryo buhambaye. Buriya cyaje gusuzumwa mu mwaka w'1931, bavuga ko yuko iki gisasu gishobora kuba gikubye inshuro zirenga 3,000 cya gisasu cyarashwe aho bita Hiroshima, ku buryo nyine naho bagisuzumiye byatumye isi ishobora igiramo ihungabana, ku buryo yaje kuzamo ibintu bisa nk'aho ari imitingito bidasanzwe kubera icyo gisasu. Nyine urumva igisasu cyarashwe Hiroshima, murabizi ukuntu cyari gikomeye cyane, cyatumye abantu bamwe na bamwe, abana no muri iyi minsi bari kuvuka muri bihugu by'Ubuyapani bavuka bafite ibibazo byo kuba batuzuye bitewe n'ingaruka za kiriya gisasu cyaje kurekurwa kikaraswa Hiroshima. Ibindi bisasu babyita za hypersonic missiles. Ibi bisasu nyine bitunzwe n'ibihugu nk'Uburusiya n'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi babyita bino ibisasu bidapfa guhagarikwa. Ahangahe impamvu babyita rero ibisasu bidapfa guhagarikwa nuko ibi bisasu binyura mu kirere, buriya birashe nyine bigendera mu kirere, bikaba noneho bigenda mu muyaga bikabihangana n'ibindi bisasu bya bindi barasa bihagarika ibindi bisasu nyine kugira ngo babishyire hasi. By'uburyo bigendamo bishobora kugenda bifitemo system y'ubwirinzi ikwepa ibyo bindi bisasu bishobora kubihagarika, bikaba byatsinda mu kirere nyine kurusha ibyo bisasu bindi bihagarika n'ibiki byose, aho babitumye bikaba byageraho mu buryo biboroheye cyane, bakaba babihageza mu buryo bworoshye. Igisasu cya kane bakita Moab cyangwa se Mother of all bombs, mama w'ibindi bisasu byose, nyine gifite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavuga ko ari igisasu kitagira impuhwe cyane ku buryo cyangiza cyane. Iki gisasu cyaje gutabwa muri Afghanistan mu mwaka wa 2017, cyaje gutuma nyine ahantu ubundi iyo bakirasa ahantu kiracukura cyane ku buryo indiba y'aho hantu ushobora kugeramo hasi n'abantu bari mu buvumo kikabazamurayo, nta bantu gisigaho ko gikoresha radiasi iri hejuru cyane. Dukomeje kandi tunihuse cyane, ikindi gisasu cya gatanu bakita thermobaric weapon cyangwa se vacuum bombs. Nanone biri mu moko y'ibisasu bicukura bikagenda mu ndiba cyane bikangiza cyane, biboneka mu bihugu nk'Ubushinwa, USA ndetse n'Uburusiya. Iki gisasu rero kiratwika cyane ku buryo kigera no ku mara yawe, kikaba cyatuma n'inzu zose zangirika zigashonga zigashyirwa hasi, nyine mu yandi magambo zikangizwa. Ubundi iki gisasu uburyo gikoramo, icyo gisasu iyo kije cyo gifata umwuka nyine muzi duhumeka wari uri mu muyaga n'ibiki byose. Iki gisasu cyo kiza kiwumira, kiza gifite ibindi bigaze bimira andi magaze, ku buryo umwuka wose twahumekaga ibiki byose kiwutwara, ku buryo n'abantu bihishe wenda mu bivumo hose bageraho ngaho bagapfa bishwe no kubura umwuka, babuze umwuka bahumeka kubera nyine bya bisasu byatwaye wa mwuka bari guhumeka. Byarangiza bikarangira bagiye babura ubuzima gake gake kubera cyagiye kibatwara wa mwuka bari guhumeka, kikagenda kikawibikaho. Ibihugu rero birimo Ubushinwa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya byibise iki gisasu gikomeye cyane.
Ku mwanya wa gatandatu haza ibisasu bita za cyber weapons cyangwa se digital warfare. Ibi bisasu ni bya bisasu nyine bikoreshwa hatagendeye kuba birasa cyangwa ngo bituritse ahantu cyangwa ugire icyoya. Ni bya bisasu byataka mu buryo bwa cyber cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga, ugasanga wenda nko mu mabanki nahe hose batatse systeme nyine z'ibihugu, kwa kunijya kumva nk'igihugu runaka ngo bakinjiriye bakoresha ngo ibisasu byabo bihereza amafaranga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Rero ibi bisasu biboneka mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'icyo bita Israel cyangwa se Isirayeli nayo ifite bino bisasu. Ibisasu rero bikaba byitwa ko bishobora kuguturikana bidakoresheje amasasu. Ubusanga bashobora kwataka bakataka nk'ahantu hagiye harinzwe cyane, ugasanga ahantu harinzwe cyane ho bari kugenda bibasira mu mabanki, bakagenda muri systeme z'ibisirikare bagatangira ko bakoresha n'ibisasu byabo, ndetse no mu mabanki bakiroza nk'amafaranga, ndetse no mu bitaro kwa kundi barwarimo abarwayi benshi cyane bakabakoresha nk'ibikorwa by'iterabwoba. Ibitaro byose bakazimya systeme yabyo. Buriya baramutse bazimije nka systeme y'ibitaro, urabizi abarwayi bari ku magazi bari kuza mu mabombo n'ibiki byose. Rero abo ngabo bafite risk nyinshi cyane yo kuba bahita batakaza ubuzima mu buryo bworoshye bitewe n'ibyo bisasu nyine byagiye bikorwa mu masegonda make cyane, bakanze buto bakahita bataka igihugu bakinjira systeme y'icyo gihugu. Igisasu cya karindwi bakita autonomous killer drones. Iyi ngiyi ni igisasu ubundi kiba gikozwe na AI ni igikontorora. Ibisasu ni bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, ibihugu nka Turkey ndetse na Israel nibyo bibitunze, nibyo bihugu bifitemo izi ntwaro. Ibisasu rero bihitamo umuntu ugomba gupfa. Wenda uhuriya ushobora gufata nka kamera, urabizi hari akarenzi kaba ushobora gukanda nk'umuntu akaba ari wenyine ushaka nko kuzuminga cyane. Rero ahangaha ibisasu byo batagetinga umuntu bashaka kwica, akaba bo beherekezaho nyine cyangwa se agace runaka, bakabwira ati jya hariya ahantu. Ibi bisasu rero biza mu buryo bw'amadrone, ku buryo babyohereza ahantu hagiye hatandukanye, bikiza byikontora babihaye komande y'umuntu cyangwa se ahantu biri buze guturitsa, bikaza nta kindi kintu biza bisanganira, oya bikaza bifata nyine ahantu babyohereje, yaba ari ku basivile yaba ari hehe hose biza aho babitumye, akariho biza byerekeza, bikaza birimbura mu buryo bukomeye cyane, byangiza cyane. Igisasu kiza ku mwanya wa 8 ni igisasu gishobora kuza ku buryo noneho isi nayo ishobora kugenda ikagira ubwoba igasa nkaho yikanzemo. Kuko iki ngiki bakita anti-satellite weapons. Ibi ni ibisasu bishobora guhagarika amasatelite. Urabizi niho hakontorerwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ama GPS, internet, ibintu bya gisirikare byose n'amabanga bagenda bikontorera bakoresheje amasatelite yabo barazamuye mu kirere. Rero ibihugu by'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa ndetse n'Ubuhinde nibyo bibarizwamo ibi bisasu. Nyine babyita ibisasu ubundi bihumisha isi muri rusange. Ibi bisasu rero iyo bahagaritse amasatelite byangiza GPS nk'uko nabikubwiye, internet yose ikavaho, igihugu cyose ugasanga kibaho nta internet gifite. Kandi ubwo rero kuba hatari internet, amakuru ntago agera ku baturage mu buryo bworoshye, no kubatera mu gihugu ntago bamenya ngo babateye ryari, bajya kubona byabagezeho kuko communication iba yamaze gupfa aho ngaho. Ugasanga rero n'abasirikare mu buryo bundi buryo bakoreshamo nk'ibisasu byabo bafite nabwo buri kwanga, kubera yuko bamaze guhagarikira systeme yabo bari gukoresha, bamaze guhanura satellite. Ku mwanya wa 9 haza ibisasu bita chemical cyangwa se biological weapons. Ni bya bisasu usanga bikozwe mu maproduit chimique. Usanga ibi bisasu noneho byo bikwica bitabanje nkuko nagenda nkubwira ngo bigaturitse bikagira iki, oya mushobora no kuba muri aho ngaho nimumenye ukajya kubona umuntu aguye hasi arapfuye utazi ikintu kimwisha. Ibisasu rero ibihugu bigiye bibikora nubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Korea y'Amajyaruguru. Ibisasu buriya Korea y'Amajyaruguru iri mu bantu bakunda gukora ibisasu nk'ibi ngibi byangiza mu buryo bidakoresheje uburyo wenda ngo bwo guturitsa, oya bikoresha uburyo bukozwe mu maproduit chimique. Rero ibi bisasu bashobora kubitera nk'ahantu bikaza mu buryo bw'umwuka, bikica abantu basaga mu bihumbi. Nta bantu bamenye ko ibyo bisasu byahageze, batazi ngo ni iki byabaye, bo bagatangira wenda nko kubura umwuka, bagatangira wenda nko gushesha ibiheri, ibintu nk'ibyo nyine ibisasu birasa mu mwuka. Kandi urabizi umwuka, umuyaga uraza ugatwara ahantu henshi ku buryo bishobora no kwica abantu batagira ingano pe. Ku mwanya wa 10 haza icyo bita direct energy weapon cyangwa se ibisasu bikoreshwa n'ibintu by'amaradari, bikoresha amaradari cyangwa se za microwave, zimwe zangiza nyine biza bitwika bisa nkaho bicagaguramo kabiri. Urabize ama microwaves
aza ameze nk'aho acagagura. Rero ibi bisasu bikorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Ibi byica rero mu buryo buri siransiye, mu buryo butavuga, aho usanga bihagarika amadroni, bikangiza amaelectronique agiye atandukanye y'ibindi bihugu cyangwa se y'abandi banzi bari kurwana, bikaba bishobora no guteza uburibwe cyangwa bikangiza ubwonko bw'umuntu baramutse bakoreshejemo ano microwaves yabo, bikangiza ku buryo bukabije cyane. Bimwe muri ibi ngibi nyine byatangiye gukoreshwa cyangwa byatangiye gushyirwa hanze, ariko hari ibyo batagiye bagaragaza bikibitswe nk'aho ari ibanga kuri ibi bisasu. Gusa igihe hari ibi bisasu, byinshi muri byo ntago birakoreshwa, ntago biragera nyine mu maboko y'abantu ku buryo bahita babikoresha mu buryo bubi cyane. Ni nayo mpamvu ubundi ibi bisasu bigiye bitunzwe n'ibihugu bigiye bikomeye cyane, badapfa kubiha ibihugu bihora mu bintu by'intambara cyane, nubwo wenda hari ibyagiye bishoramo cyane, ariko nanone ntabwo byize bikoresha. nk'Uburusiya bufite ibisasu bihambaye cyane, ariko mu ntambara zabwo kubera amategeko y'isi agenga ibintu by'intambara, ntabwo yapfa kwemerera ibihugu nk'ibi ngibi kugira ngo bakoreshe bino bisasu. Gusa biramutse bigiye mu maboko y'abantu batari beza, bashobora gukoresha bino bisasu bikaba byakangiza isi muri rusange, bya bindi bita apocalypse cyangwa se imeruka ishobora kukugeraho hakiri kare utari ubyiteguye, kubera bino bisasu bifite ubuhambare cyane budasanzwe. Niba rero utarakora subscribe, ihutire gukora subscribe hakiri kare kugira ngo ibintu nk'ibi ngibi bitajye bigucika kandi bikugereho ku gihe. Naho ubutaha.